Nimutabare noneho ibyateye byo ni amahano birenze ukwemera. Nk'uko muri kubibona ku ifoto tutashatse kugaragaza cyane ariko ikaba iri kugaragara mu karere ka Nyagatare. Umugabo yirukanganye umugore ku gasozi ari kumusaba ngo baryamane. Nyuma yaho bari bamaze kugera mu nzu, umugore yakuyemo imyenda n'umugabo namaze gukuramo. Sinzi ngo hari ibintu tugiye kugarukaho haruguru batumvikanyeho, birangira umugore asohotse mu nzu yambaye ubusa, umugabo nawe asohokaho amwirukaho yambaye uko muri kureba. Amahano aragwiriye, amahano aragwira. Gusa mbere yuko tugaruka ku byaba byateye ibi byo kugira ngo umugabo asohoke yirukangana umugore bambaye ubusa, nkundira ubanze unkandire subscribe muntu w'Imana. Nkandira subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu zindi video nk'izi ngizi. Ikindi kandi nubona nyine iyi video nawe hari undi muntu wayisangiza, ukore share nyamuna, ukore share. Hanyuma niwumva nyine hari n'icyo yagize ujye muri comment tubwire uko uri kubyumva. Muti byagenze bite rero? Hari mu masaha y'isa moya uko inkuru yatangiye saa moya z'umugoroba, umugabo n'umugore, ni umugabo mutaza kubyumva nabi, ni umugabo utari uziranye n'uyu mugore, ntabwo bari baziranye. Bahuriye mu kabari bose bagiye kunywa. Noneho kwa kuri nyine murabizi abantu bahuriye mu kabari akenshi bahita bana n'inshuti batari baziranye. Noneho by'umwihariko byakubitiyeho biba ari umugabo n'umugore. Birangije barinywera bisanzwe, barakomeza baranywa, banaganira gake gake nyine nk'abandi bantu bose bari mu kabari. Rero uko kamanyinya kagiye kabageramo, kagenda kabageramo, byaje kurangira bumvikana gutahana. Niko baranywa basoje bahita bitahira nyine bajya kuri uno mugabo muri kubona uyu nguyu uri kwirukangana uwo mugore. Baragenda bagezeyo nyine nk'abandi bantu bose bagezeyo, urumva kari kamaze kugeramo kagakoni. Si muri umwe ni muri bombi kuko bose bari bazisangiye. Nuko basoje, bageze mu rugo nyine basoje kuganira, bakenera gukora nyine ibyo mubona byatumye biyambura imyenda. Bamaze gukenera kubikora, rero ikintu cyateye uno mugore gusohoka mu nzu yirukanka. Baraganira, nuko umugore ngo yakoze ikosa ryo kuza gukuramo imyenda bataravugana igiciro. Noneho umugore amaze kwikuramo aramubwira ati urampaya ngaya kabisa, uraza kumaya. Umugabo arangije yitera hejuru ati twari turi mu kabari, njye nakuguriye inzoga zanjye wanyweye, sinjye amafaranga yanjye wanywera yansubiza. Noneho umugore aramusubiza ati buriya ni uburyo wakoreshaga nyine kugira ngo tuze kubasha gutahana mu gihe twari kuba tutarataha. Muri make umugore yavuze ngo kumugurira ni nko kuza kumufasha nyine kuza bagakora ibyo bakora kandi akabikora neza. Umugabo wapi biraje n'iki nagakora nyine namwe murakumva, aritapagura biranga iki. Noneho umugabo arangije aramubwira ati reka ntabwo uri buncike. Umugabo ashaka kubigira by force, ashaka kubikora ku ngufu. Umugabo aramubwira ati reka ntabwo uri bubikore, urabanza unyishyure. Noneho yasamubwira ati wari no kuyama tubisoje, ariko kubera ko mbonye uzanye ibintu by'ingufu cyane ntabwo uri bubikore utaranyishyura. Reka baragundagurana, umugabo aramufatana, baragundagurana ashaka kumufata ku ngufu. Birangira umugore amucitse gatoya, nuko asohoka yirukanka. Umugabo amusohoka bose bambaye ubusa, barasohoka muri quartier birukanka. Umugore avuze induru ati yarashaka kumufata ku ngufu. Umugabo anavuga ati amafaranga yanjye wanywereye ntabwo uri buncike. Bazenguruka umudugudu wose kugeza naho ibi bintu byaje guhoshwa na polisi. Nyamuna rero tugiye gukomeza tubakurikiranire by'aba bantu, ese byarangiye bite, batawe muri yombi, ese byaje kurangira bigenze bite. Tugiye kubashakira ayandi makuru, ubundi tuza kugira icyo tumenya turaza kubabwira. Nkwibutsa kuri wowe utarakanda subscribe uko wayikora kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu zindi video. Ciao, dusubire muri video zitaha.